hari abantu bibwira ko gukora kw'Imana kwarangiye. Gukora kw'Imana ntabwo kwarangiye. Wowe yegere gusa urebe ubuntu bw'Imana bugusanga. Wowe yegere gusa urebe kugira neza kw'Imana. Imana irashoboye, Imana irahambaye, Imana igibasha guhindura ibyanze guhinduka. Imana ikaguhemukira, Imana kuko nayo ntabwo yigeze iguhemukira. Imana ishimwe mu buzima bwawe, muri business yawe, mu rugo rwawe, reka guhemukira Imana. Abantu bari guhemukira Imana ahubwo bakagirira icyizere abapfumu. Abantu yarakwiyeretse, yabanye nawe, yaragutabaye. Hahandi wari mu rupfu Imana yagukuyeyo. Hahandi wari mu biteye ubwoba, ureba hirya ukareba hino ukabona nta nzira, Imana niyo yagutabaye. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo wizere Imana, wongere uyigirire icyizere, kuko iyi Mana ntabwo ibeshya. Icyo yakubwiye no kugikora izagira ute? Izagikora. Rero garukira aho ngaho, witera Imana iki? Agahinda. Witera Imana umubabaro yo kuba yarakugiriye icyizere ariko wowe ukayitakariza ikintu. Igushaka uyizeye, igushaka ariyo yonyine wizeye. Ibyo by'abapfumu ukareka kubyizera no kubyiringira. Imana igushaka wewe wanze kubabarira, ugira gutya ukababarira, ukavuga ngo uko byagenda kose bwawe, wa mugabo we, wa musore we, wibuke kugira neza kw'Imana. Wibuke aho Imana yagukuye. Ndagira ngo wibuke ko cya gihe utari ufite ukurengera, cya gihe utari ufite ukuvuganira Imana. Niki kiguteye kwihakana Imana? Niki kiguteye kujya mu ntege nkeya? Niki kiguteye kuba mu bihe by'umwijima, kuba mu bihe bidahamye Imana? Niki kibiguteye? Bwira abakurwanya ubabwire ngo ibintu birahindutse. Bwira babandi bakuroga ubabwire ngo ibintu birahindutse. Bwira babandi baguseka ubabwire ngo ibintu bigize ute? Birahindutse. Aleluya. Ubona ko ibintu byanze, cya gihe ubona ko ibintu byayoberanye, cya gihe ubona ko ibintu nta gisubizo ubifitiye, Imana nibwo yururuka wari wamaze kwiheba ko urugo rwawe rusenyutse. Imana iravuze ngo ibintu birahindutse, ntabwo ari gisenyutse. Hahandi wari umaze kwiheba kutazashaka. Haleluya. Imawe ongera wigirira icyizere. Abayuda bari bazi ko abanzi babo bagiye kubagiraho ububasha, ariko nkuzanira ijambo rivuga ngo wowe wabonaga ibibazo bigusatiriye, wowe wabonaga amadeni agusatiriye, wowe wabonaga urugo rwawe rugiye gusenyuka, uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, ugira neza bugaca bukira, uri Imana ibera hose icyarimwe. Mana turagushimye, tugushimiye ineza n'ubuntu bwawe, tugushimiye kubw'uyu mwuka waduhaye duhumeka, ntiwuhabwe icyubahiro. Ngaho rero Kristo turakwinginze kugira ngo uzubane natwe. Tuguhaye ikaze mu kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe aryo rihabwa icyubahiro. Umugisha n'umuntu ugiye kumvira ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Yesu aduhane umugisha cyane. Njya nkunda gukomeza abantu nkababwira ngo Yesu aracyariho, kandi aracyakiza, aracyakora, aracyakura abantu mu byaha, aracyakura abantu mu bibazo. Yesu aracyariho, aracyashoboye. Ubwo rero wowe wumva ko wihebye, nje kukubwira ngo garukira aho ngaho kandi ube maso, kuko iki ni igihe cyo kugira ngo buri muntu wese yegerane n'Imana. Ntiwishingikirize imiryango, nkunda kubivuga cyane. Ntiwishingikirize abantu, kuko abantu barahinduka bakanacika intege, hakagira ibibananira, ariko Imana iyo wayishingikirijeho ntago ijya ibura uko ikugenza, kandi ikugira inama, ihagararana nawe. Yaba mu byiza ihagararana nawe, yaba mu bibi Imana ihagararana nawe. Rero nazanye ubutumwa buvuga ngo va ahantu uri wari wicaye, wongere uhaguruke. Haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Imana ishimwe. Kuba waracitse intege ntibivuze ngo Imana, naje kukubwira ngo Imana iracyariho kandi Imana irashoboye. Hari abantu
bibwira ko gukora kw'Imana kwarangiye. Gukora kw'Imana ntabwo kwarangiye. Wowe yegere gusa urebe ubuntu bw'Imana bugusanga. Wowe yegere gusa urebe kugira neza kw'Imana. Imana irashoboye, Imana irahambaye, Imana ijya ibasha guhindura ibyanze guhinduka. Imana ishimwe. Tekereza neza, njya mbwira abantu nkababwira ngo mujye mutekereza neza, wibuka ahantu Imana yagukuye. Aya masaha Imana ifite agahinda gakomeye k'abantu yagiye igirira neza, k'abantu yagiye itabara, k'abantu yagiye ikura mu kaga ibarinda gukorwa n'isoni, ariko ubu ngubu akaba aribo bari kwihakana Imana, ubu ngubu akaba aribo batari kubasha guhamya Imana. Haleluya. Gerageza rero uhamye Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka guhemukira Imana kuko nayo ntabwo yigeze iguhemukira. Imana ishimwe. Mu buzima bwawe, muri business yawe, mu rugo rwawe, reka guhemukira Imana. Abantu bari guhemukira Imana ahubwo bakagirira icyizere abapfumu. Abantu bari guhemukira Imana ahubwo bakagirira icyizere ibitavuga Imana. Abantu bari guhemukira Imana bakihakana Imana. Mu by'ukuri Imana itarigeze igira ute ibihakana. Imana rero ije kukubwira ngo garukira aho ngaho, niwongere wizere Imana kuko si rimwe si kabiri wabonye neza yayo. Imana ndagira ngo ubwire ngo nukuri yarakwiyeretse, yabanye nawe, yaragutabaye. Hahandi wari mu rupfu Imana yagukuyeyo, hahandi wari mu biteye ubwoba, ureba hirya ukareba hino ukabona nta nzira, Imana niyo yagutabaye. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo wizere Imana, wongere uyigirire icyizere kuko iko yahoze kera n'uyu munsi niko ikiri. Imana ishimwe. Imana ngo ukuboko kwayo ntikwaheze ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwayo ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo wongere wihererane n'Imana, wongere ubwire Imana, wongere uganire n'Imana, wongere ugire ibihe byiza muri wowe. Niyo mpamvu umuririmbyi yabivuze neza, aravuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda nda amahoro, ubwo Umwami Yesu ankunda n'ukuri ntacyo nzaba, ubwo Umwami Yesu ankunda izi ndwara ntabwo ari zo kunyica. Ndagira ngo utangarize Satani, umubwire ko Umwami Yesu agize ute agukunda. Haleluya. Tangariza ibyo biri kugutera ubwoba, tangariza ibyo biri kuguhabura, ubibwire ko Umwami Yesu agukunda, ubibwire ko Umwami Yesu akubereye maso, ntacyo uzaba. Haleluya. Muririmbyi aravuze ngo isi niyo yavaho ijuru rikavaho, ariko uwizera wese azabona iki? Amasezerano. Iyi Mana ntabwo ibeshya, icyo yakubwiye no kugikora izagira ute? Izagikora. Rero garukira aho ngaho, witera Imana iki? Agahinda. Witera Imana umubabaro byo kuba yarakugiriye icyizere ariko wowe ukayitakariza icyizere. Ntago ariko Imana igushaka. Imana igushaka wa mubyeyi utishingikirije kuri ibyo birozi abapfumu baguhaye ngo bizakubakira urugo. Imana igushaka uyizeye, igushaka ariyo yonyine wizeye. Ibyo by'abapfumu kareka kubyizera no kubyiringira. Imana igushaka we wanze kubabarira, ugira gutyo ukababarira ukavuga ngo uko byagenda kose ejo cyangwa ejo bundi nzataha, ese nimpfa nzajya heye, ese nimpfa ni mu ijuru bazanyakira cyangwa ni kuzimu bazanyakira. Imana igushaka ukiranuka, Imana igushaka ureka umutima mubi, Imana igushaka ukiranuka ku gatoya ndetse no ku kanini. Imana igushaka uyizeye ukareka kuyibangikanya. Niko Imana igize ute? Niko Imana igushaka, kuko nubikurikiza ineza y'Imana izakuzaho kandi ubutabazi bw'Imana buzagira ute? Buzakuzaho. Imana ishimwe. Ndagira ngo wibuke wa mubyeyi we, wa mukobwa we, wa mugabo we, wa musore we, wibuke kugira neza kw'Imana, wibuke aho Imana yagukuye. Ndagira ngo wibuke ko cya gihe utari ufite ukurengera, cya gihe utari ufite ukuvuganira, Imana yarakuvuganiye. Wamfubyiwe cyagiye utari ufite ukurera, Imana yakoherereje support, ikoherereza abantu bagira ute? Bakurera, ikoherereza ubufasha. Imana kugeza isaha urakura, ntabwo ari wowe wigejeje aho ngaho, ni Imana yahakugejeje. Ndagira nkubwire ngo wowe bari bavuze ngo ntacyo uzimarira, reba intebe wicayeho muri aka kanya, menya ko ari Imana yayikwicajeho, umenye neza ko atari we wayicajeho. Reba kuba wari
wuriye indege siko urusha abantu ubwiza. Ni ubuntu bw'Imana, ni urukundo yagukunze kuko yari yarabikuvuzeho irabikora, ntabwo yigeze ikubeshya. Niki kiguteye kwihakana Imana? Niki kiguteye kujya mu ntege nkeya? Niki kiguteye kuba mu bihe by'umwijima, kuba mu bihe bidahamya Imana? Niki kibiguteye kuba mu bihe bitavuga Imana neza? Niki kibiguteye? Garukira aho ngaho wongere wizere Imana. Imana ndabizi neza ko izaza ntabwo izaceceka. Haleluya. Imana izaza ntabwo izaceceka, nuyizera ukayigirira nuyizera ukayegera ukayigirira icyizere, Imana izabana nawe kandi Imana izaguha umugisha. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana turebe uko ijambo ry'Imana ritubwira. Iri jambo ry'Imana rimaze iminsi rindimo. Imana imbwira ngo ndibwira abantu bayo muri cya gihe watakaje icyizere, muri cya gihe wabonye ko ibintu byose byanze, muri cya gihe n'abantu bari bamaze kugira icyizere ko ugiye gukorwa n'isoni, abantu bari bamaze kugira icyizere cy'uko ibyawe byose bipfuye, byaba abandi bari bamaze kugira icyizere cy'uko mbese ugiye guseba ku mugaragaro, utazashaka byarangiye, yewe iyo ndwara izakwica, abantu bamaze kubibona kuri wo gupfa. Imana nibwo igiseruka igahindura ibintu, ikanyuranya n'ibyo abana b'abantu bibwira ku buzima bw'abantu. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo riri muri Esiteri, kadusome mu izina rya Yesu. Ijambo riri muri Esiteri igice cy'Icyenda ku murongo wa mbere. Yego, Esiteri igice cy'Icyenda turasoma ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Aba Bayuda nabo ubwabo bari bamaze kwiheba, bavuga ngo abanzi bacu bagiye kutugiraho ububasha, abanzi bacu bagiye kutugirira nabi, ngo ariko ngo bigira ute? Birahinduka. Ahubwo Abayuda bari bo bagira ububasha kuki? Ku banzi babo. Haleluya. Amina. Nawe ndagira ngo aho uri hose uvuge ngo ibintu birahindutse. Haleluya. Bwira umutima wawe ubwire ngo ibintu birahindutse. Bwira abakurwanya ubabwire ngo ibintu birahindutse. Bwira babandi bakuroga ubabwire ngo ibintu birahindutse. Bwira babandi baguseka ubabwire ngo ibintu bigize ute? Birahindutse. Haleluya. Ngo Abayuda bari bazi ko abanzi babo bagiye kubagiraho ububasha, ngo ariko ngo birahinduka. Haleluya. Birahinduka ngo Abayuda bari babagiraho ububasha abanzi babo. Imana ishimwe. Abayuda ni abantu bubahaga Imana, Abayuda ni abantu basenga Imana. Ndagira nkubwire ngo nimba usenga Imana, nimba wubaha Imana, humura, ntukangwe niyo mitontomo y'intare, ntukangwe n'ayo magambo, ntukangwe n'ibyo bibazo urimo. Ibintu birahindutse. Haleluya. Ibintu birahindutse. Ngo Abayuda ngo barangije ngo bariheba. Nawe nkuko muri iyi minsi wihebye, muri iyi minsi nawe ufite agahinda, uri kuvuga ngo noneho ndi gucuruza bikanga, noneho ibyanjye birarangiye, umugabo aransize, noneho birarangiye, noneho iyi ndwara abanjye barwaye niyo kubica. Cyagiye ubona ko ibintu byanze, cyagiye ubona ko ibintu byayoberanye, cyagiye ubona ko ibintu nta gisubizo ubifitiye. Imana nibwo yururuka igahindura ibintu. Imana ishimwe. Ukagira ububasha nawe ku banzi bawe. Niwakire kugira ububasha mu kazi ukora, nawe niwakire icyubahiro. Hahandi wari wibwiye ko ugiye kwirukanwa, Imana iravuze ngo ibintu birahindutse, ntabwo ukirukana. Hahandi wari wamaze kwiheba ko urugo rwawe rusenyutse, Imana iravuze ngo ibintu birahindutse, ntabwo gisenyutse. Hahandi wari umaze kwiheba kutazashaka. Haleluya. Imana ivuganye nawe ngo ibintu bigize ute? Birahindutse.
Imana ivuganye nawe ngo ibintu birahindutse mama, Imana ivuganye nawe ngo ibintu birahindutse papa, Imana ivuganye nawe ngo ibintu birahindutse. Hahandi wibwiraga ko ntacyo uzageraho, Imana ivuganye nawe ngo ibintu bigize ute birahindutse. Imana ivuganye nawe ngo ntabwo izemera ko abanzi bawe bavugiriza impundu kunesha. Imana ikugarutseho, Imana hari ikindi kintu ije gukora mu buzima bwawe. Komeza uyegere uyihanga amaso. Haleluya. Bavugaga ko bihebye, handi bavugaga ko ibyabo birangiye, ariko barangije baravuga ngo uko byagenda kose twiringiye Imana, twizeye Imana, ntabwo izadukoza isoni, ntabwo izaduha abanzi bacu, ntabwo bikunda. Niko byagenze kuko bari biringiye Imana ishobora byose. Barangije ngo abanzi babo bari bamaze kwitegura. Umwanzi wawe ajya agira gutya akitegura akavuga ngo ni ukuri y'umutego namuteze, ugiye kumushibukana. Ndabizi neza ko agiye gusa, ndabizi neza ko abana be batazagira ubwenge, ndabizi neza ko urugo rwe rutazagira amahoro, ariko bagatungurwa no kubona urugo rwawe rugize ute rufite amahoro, bagatungurwa no kubona uguwe neza wowe n'urugo rwawe n'abana bawe, bagatungurwa no kubona nta kibi kigize ute kibabayeho. Niko rero ababanzi b'Abayuda bari bipanze, bamaze kubyemeza, bavuga ati aba Bayuda tugiye kubakoresha icyo dushaka, tugiye kubahonyora, ariko bisanga ibintu byahindutse. Haleluya. Bisanga ibintu byahindutse, ibintu bijya bihinduka, ibintu bijya bihinduka. Wa mukobwa waho bavuze ngo ntuzashaka, wa musore waho bavuze ngo uzapfa uko nguko, ibintu bigahinduka, ukisanga nawe uri umuntu w'umumaro kuko Yesu yabihinduye. Imana ishimwe. Imana yacu itareba aho umuntu avuka, itareba kuri kavukire y'umuntu, itareba ku mashuri umuntu yize, itareba ku mafaranga umuntu afite. Imana igigira gutya kugira umuntu w'umumaro, yaba mu bantu cyangwa mu muryango wawe, ibintu bigahinduka. Kandi bo nta cyizere bari bagufitiye kuri umuntu w'umumaro, ariko kubera urukundo rw'Imana ibintu bigahinduka. Akaba ari wowe umuntu ukomeye, akaba ari wowe ugira ijambo, akaba ari wowe ugaragara nk'umuntu wubaha Imana mu muryango wawe. Ibintu bijya bihinduka, ibintu bijya bihinduka. Aho nawe nta cyizere uba wifitiye, uri kuvuga ngo mbese bizagenda gute, mbese nzanyura hehe, mbese ngewe nzimarira iki, ariko Imana ikakugira umuntu w'umumaro. Imana ishimwe. Imana ikakugira umuntu w'umumaro, ibintu bigahinduka. Imana ishimwe. Nawe ongera wigirire icyizere. Abayuda bari bazi ko abanzi babo bagiye kubagiraho ububasha, ariko nkuzanira ijambo rivuga ngo wowe wabonaga ibibazo bigusatiriye, wowe wabonaga amadeni agusatiriye, wowe wabonaga urugo rwawe rugiye gusenyuka, wowe wabonaga intambara zikumereye nabi, ibintu birahindutse. Yesu aje kukugirira neza, ibintu birahindutse. Yesu nawe hari ikintu aje gukora ku buzima bwawe, ibintu birahindutse. Yesu hari ikintu aje gukora. Haleluya. Ibintu birahindutse ni wakira ubuzima, ibintu birahindutse ni wakire gukira indwara. Aho waruzi ko aho ngaho maze igihe kinini uryamye utabyuka uri uwo gupfa, ariko Imana iravuze ngo ibintu birahindutse, ntago ugipfuye, ni wakire kubaho mu izina rya Yesu. Aho wari waracitse intege, wabonaga nta cyizere wifitiye, Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire aya magambo ngo ibintu birahindutse mu izina rya Yesu. Aho wabonaga wacuruzaga bikanga, aho wabonaga wari ufite amadeni bagiye kugutereza cyamunara, Imana ivuganye nanjye ngo ibintu bigize ute birahindutse. Ntago kigize ubu, ntago abanzi bawe bakikugizeho ububasha ndetse n'ubushobozi, ahubwo Imana iguhaye kugira ububasha ku banzi bawe. Imana ishimwe. Babandi bakunyega ku manywa ndetse na nijoro, babandi bahora biteza ibibi, babandi bahora bavuga ngo nubwo wize amashuri ntacyo azakumarira, babandi bahora bavuga ngo nubwo acuruza azahomba, babandi bahora bavuga ngo nubwo ari umukobwa akaba afite iriya myaka ntabwo azashaka, babandi bahora bavuga ngo nubwo ari umusore akaba angana kuriya ntacyo azavamo, ariko Yesu aravuze ngo ibintu bigize ute birahindutse.
Amina. Haleluya. Ibintu birahindutse niwongere wakira amahirwe, va muri ubwo bwihebe, va muri ako gahinda. Yesu avuganye nanjye ngo ngutangarize aho uri hose ibintu birahindutse. Niwakire kugirirwa neza n'Imana, niwakire gukira, niwakire gushima, niko Imana ivuze. Ibintu birahindutse. Wowe niwegera Imana gusa, wowe nuhanga Imana amaso, nukuri ije guhindura ibintu. Aho ngaho wari ugiye gusebera, Imana iravuze ngo nukuri ntabwo uzahasebera. Aho ngaho wari ugiye gupfira, Imana iravuze ngo nukuri ntabwo uzahapfira. Haleluya. Ntabwo uzahapfira. Imana iravuze ngo ntabwo uzahapfira. Imana ishimwe. Aho ngaho ntabwo uzahapfira. Yesu ari mu ruhande rwawe, Yesu ari kumwe nawe, Yesu araguhumurije muri iki gitondo. Yesu avuganye nawe aravuze ngo humura. Yesu avuganye nawe aravuze ngo Imana ije kukugirira neza. Imana iravuze ngo ije kuguha amahirwe yo kubaho, ije kuguha amahirwe y'ubuzima, ije kuguha amahirwe yo kugira ngo udaseba, udakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Wowe nuyegere aho uri hose, Imana ntahitareba, Imana ntahitaba. Wowe niwegera Imana, menya neza ko Imana ije kukumara umubabaro n'agahinda wari umaze iminsi uri muratakamba, uri murarira. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana, ribe iryo kubakomeza, ribe iryo kubahumuriza, kandi uko umuntu aryizeye niko riramubaho. Nimba wizeye ko Imana irakugirira neza, irakugirira neza. Imana iracyariho, Imana irashoboye, Imana ntago igipfa, ntago igisinzira. Niryo tangazo mwuzaniye. Ndagira ngo ubwire ngo wongere wizere Imana. Imana ije kuhindura ibintu. Ibyo byose wabonaga byari bimeze nk'umutwaro ukuremereye ku buzima bwawe, Imana ije kubihindura mu izina rya Yesu. Reka mbagezeho message nari mfite. Iri jambo maze iminsi Imana iri kumbwira ngo ndibwira abantu bayo. Imana iri kumbwira ndangurure nsomere ijambo kandi risomere abantu bayo. Nubwo ibicantege ari byinshi, nubwo intambara ari nyinshi, ariko Imana yambwiye ngo abazaba amaso, abazaba imbere y'Imana, Imana izajya igenda ibarengera, kandi Imana izajya igenda ibana nabo mu buryo bukomeye. Nabo bazajya bayibona ko itazigera ibakoza isoni. Bana n'Imana, wihishe mu bwisho bw'Imana, kuko igihe kiraje kandi turi mu gihe cy'umwijima. Turi mu gihe buri wese arimo araharanira kugira ngo acunge izamu rye, abe maso. Wowe nube maso, nukuri urugo rwawe ruzubakwa. Ubona izindi ziri gusenyuka mu ntambara, Imana izabana nawe. Ubona ibintu bikomeye, ubona ibigerageza ari byinshi, Imana izabana nawe. Imana yambwiye ngo mbwire abantu musenge aho muri hose, yaba muri mu gihugu cy'u Rwanda, yaba mutari mu gihugu cy'u Rwanda, abari ku isi yose. Buri muntu wese agira uti asenge, buri muntu wese agire kwihererana n'Imana, kuko Imana yambwiye ngo Satani arimo aratoranya abe, n'Imana igatoranya abe. Mu mubare w'abo Imana iri gutoranya, Imana yambwiye ngo musenge cyane kugira ngo namwe muzatoranywe nayo. Imana ishimwe, muzatoranywe nayo, kuko amazi si yayandi. Nyamara igihe kiraje, kirasohoye, buri wese aratunguwe. Turi mu bihe bitari byiza, Kristo mwebwe murabizi, turi mu bihe bitari byiza. Ni mu gihe rero buri muntu wese agomba kuba maso, kuko Imana yacu iraje kandi iratunguranye, kandi inyuze kuri buri muntu wari we wese. Niko Imana yambwiye. Imana isuye buri muntu wari we wese. Imana iraje itunze itoroshi ku muntu wari we wese, iramumuritse, igiye kureba uko ari kwitwara, igiye kureba uko ahagaze. Imana niko yambwiye. Gerageza rero uhagarare neza, kuko isuzuma ry'Imana riraje.
Haleluya. Isuzuma ry'Imana riraje, isuzuma ry'Imana rinyuze kuri buri muntu wese, yaba no ku mwana muto. Isuzuma ry'Imana riraje, rije kumusuzuma. Ntabwo uzarataho Imana yibwire ngo burya ngo narindi mu kazi, burya ngo narindi mu biro, burya ngo nari naragiye hanze y'igihugu niyo mpamvu ntasenze. Buri muntu wese yemerewe gusengera ahantu hose hariho hose Imana iramwumva. Isuzuma ry'Imana rero riraje, gerageza ube maso kugira ngo isuzuma ry'Imana rizasange uhagaze neza, rizasange mu mwuka umeze neza. Iyo tuvuze kumera neza ntago tuvuga kurya amafiriti cyangwa inyama, ntago tuvuga kwambara neza, ibyo ni iby'isi. Imana ishaka ngo isange muhagaze neza mu mwuka, kuko isuzuma ry'Imana buri muntu wese rimugezeho. Aho waba uri hose isuzuma ry'Imana rikugezeho. Rero nkuhaye imburi yo kuvuga ngo ubaye ufite ubwenge, ubaye uri umuntu uca bugufi, wagaciye bugufi, wakongera ugasubira ku isoko ukavoma, wakongera ugasenga, ubundi Imana ikakugirira neza, ikagushyiraho ikimenyetso cyayo. Kuko ikimenyetso cy'Imana buri muntu wese, Imana iri buri muntu wese ku giti cye kubashya Imana iri kumushyiraho ikimenyetso cyayo. Imana iri gushyira ikimenyetso ku bantu bayo. Imana iri gushyira ikimenyetso ku bantu bayo. Rero gerageza nawe mu Imana ishyiraho ikimenyetso nawe uzabe urimo. Yesu abaha umugisha. Reka dusenga Imana. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana nziza, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba. Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe. Nyemerera abagiye kumvira ijambo baha umugisha, kandi ubahe kwihanira kureka, kandi bari bihebye wongere basubizemo imbaraga. Ibyo babonaga byari byanze byemere, kuko abayuda nabo babonaga ko abanzi babo bagiye kubagiraho ububasha, ngo ariko ibintu birahinduka. Abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nawe rero ndakwinginze kugira ngo aya masaha uhe ububasha abakwiringiye n'abagutakambira ku manywa ndetse na nijoro, kugira ububasha ku banzi babo ntihagire icyo babatwara. Urakoze kubyumvise. Umugisha buri muntu wese ahari hose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Umuntu ashobora kwifuza gusengana nawe cyangwa se kuvugana nawe. Ndifuza kutambutsa nimero yawe ya telefone. Nomero yanjye ya telefone ni 078 31 92 655. Yesu abaha umugisha. Shalom. Shalom.